mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana isa n'ihirwe mu buzima aho muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, by'umwihariko abari mu mujyi rwagati wa Kigali n'abari kutwumva muri hakurya y'amazi magari, ubwo abari muri Amerika, Australia, Iburayi n'ahandi hagiye hatandukanye. Ndi hamwe na Dorine cyangwa se Keria. Umeze muti? Ukawambariye Severand. Kandi tukirimo Severand baguhaye agaki? Nta muntu nari mfite ugomba kukaba. Urabe wumva igiti mu jisho, nta muntu uhari, nta na ka SMS sinibura. Nasi kwa kari wenyine kandi gashobora kwa karaturutse muri Word Limit. Yanajya bari tunyoherereza ati akira nkaremeresha. Wabinkoreye nonase nkava hano njya kwiyakira nkarya kareti nanjye nk'abandi bana. Kara ka SMS ntabwo waba warakamaze. Kazi gakenewe. Ukarya wenyine. Ati nagasangiye n'umuryango. Ni Keria tugiye kuba tuganira nawe kuri uyu munsi. Ni kiganiro nabamo kigiye kuba nka live kuko inota mike ndahita ngishyira hanze nyuma y'amasegonda 30. Keria, ubuzima se mwana? Ubuzima nta kibazo. Uryayo wabyutse bigakunda, ukagenda bigakunda, ukicara bigakunda, no kuryama bikaba ari uko. Aba ari amahoro. Okay, all right. Uti aba ari amahoro. Ni ikiganiro dukoze dukerewe ndetse muri buze kwihanganira urumuri rwacyo, ariko ni content nziza cyane tugiye kuba tuganiraho. Keria, nese ubu kuri Severand arabaguye mu mwobo, abandi bariyahura, abandi barapfa, nanjye ngo nimanuka. Uramwe nubwo akira ko ka SMS nta n'ururabo. Arabaguye, arabatewe domo. Wenda n'abateye ivi baje bagakunda bakabakatira. Byose byagiye bibaho, ariko nyine bagomba kubyakira. Nawe se wavunwe n'iki? Naraguye ntuko nakomeretse mu ruhande rumwe naho naguriye. Ndabona akaboko ahantu bita Gashaki none nagiye ni mu cyaro. Natashye ubukwe. Nandara yo mu cyaro. Abantu bigashaki mwumve ko naraye iwanyu. None se mwana, mu gitondo wagiye muri sport? Ushaka utanayiheruka? Akunda kubyuka byanze rwose. Siporo rero buriya siporo ikora ifite umwana. Kanyamba mboye bakajya kujyana. Hari aka video kacara cyaye mu gitondo umugore akubita umugabo we. Ari kumubwira ngo ariko mperaho cyangwa mpere ku kandi ka video. Ariko umukubita ari kumubwira ngo yamukubitaga amubwira ngo wari uri hehe igihe naguhamagariye. Ahubwo asanga arimo kwirwanira. Ariko siko ka video nshaka ko tuza guheraho. Aka video nshaka ko duheraho naka aka video ngira ngo umbwire n'ubutakabonyeho ndakakweretse, umbwire ubyakira gute iyo ubonye umuntu nk'uyu nguyu ameze gutya. Kaduhere ku kahera kampere. Ese uyu mwana ari mu makosa? Reba neza. Kureba ameze nabi. Urukumva se? Bakishangana. Bafatirane bari abana nabo babishyuye. Yakagombye kubaha umubyeyi. Dore arakuri usabyaye ahagaze.
mujye mwubaha abana baba barariye ingoma nyinshi we ariko n'ubundi aho ngaho washaje abashaje ushaje uhosha umusigaho abana oya uramenye wa mugabo uramenye Okay, mama dada kuchamura ndebe niza naje nyuma kuchamura ndebe niza wewe hanguka huko wewe hanguka bimeze bitera umwana ararenga kuko iyo ugiye kujya muri bisi hari imyanya nk'ingahe cyane izi zo mu mujyi hari n'imyanya nk'ingahe basigaye kuvuga ati wenda hari iyi y'abasaza cyangwa se abandi badashoboye yego iyo myanya rero iyo usanze bayicaye bivuze ngo nyine ugomba kwiranja kuko na wa mwana wateze wa mbere nubwo mbonye aho ngaho basa nk'abari kumuhaguritsana nabi umwana barimo umwana baramurenganya si ego kubaha ibyo ariko kandi nimba ubonye bidakunze uwo mwana ahagurukira umukuru kuko mbonye aho ngaho si ukuvuga ngo wenda ni umukecuru si ukuvuga ngo ni umuntu utwite burya umuntu utwite arubahwa cyane kwa raporo yego yo kuba wakubaha wenda umusaza cyangwa se umukecuru yego ni bimwe ariko wa muntu utwite burya aba afite ingingo imurengera ntabwo bivuze ngo rero nimba wa mwana basanze yicaye yaje gutega kujya nimba yaje kare yicaye bimusabe mu kinyabupfura abone kumwubasha nawe akubahire wenda bitewe nuko ari bukureba cyangwa akubahire ko ugize ute ubimusabye mu byubahiro yego ntabwo bivuze ngo uraza umubwire ngo we kado haguruka uyu muntu yicare kandi mwese mwishyuye angana yishyuye amafaranga angana yewe si ukuvuga ngo nimba yatike ye wayifite sinzi niba bari bakoresheje amatike cyangwa se bari bafite amatike kuko bamubwira ngo natwe dufite amatike twishyuye nimba afite tike rero mpamvu yo kumuhagurutsa nimba babimusabye akabyanga niba mureke shoferi cyangwa se muko mu modoka si we wenyine kuki umuhisemo se ngo nahaguruke kuko ari we mwana urimo aho ngaho waba ugiye kubana ariko njye ntekereza niba umuntu ashaka kugenda yicaye aho kugira ngo ujye guhagurutsa umuntu wafashe umwanya mbere nategereza agende n'imodoka ikurikiyeho yes nabyo birashoboka hari igihe aza gusaba ngo ndikwihuta kwihuta kwese akajya kudiranja umwana wafashe umwanya mbere umwana mu by'ukuri yaje ariko usanga noneho ari we wayicayemo abantu oya ushobora no kurwara gutsa wa mwana yirwariye cyangwa afite ikindi kibazo tuganire duzana mu bundi bwenge nta bundi bwenge burimo oya burimo umwana yiza nyine nta mpamvu kuko wenda nimba ari konvayeri avuga ati wowe kubera ko uri umwana akaguruka icyo gihe abamurenganyije yego ntabwo ariko byakagombye kugenda bimusabe nimba ubimusabye akabyanga wowe konvayeri kuko wumva ushaka gutwara uwo muntu wimukire uva muri wa mwanya wicare ugenda uhagaze mu yari nka ritiko se cyangwa virunga basanze wa mwana yicaye ntabwo wamuhagurutse ntabwo wamuhagurutse pe nimba ubimusabye uretse ko zo zitanemeye kugenda umuntu ahagaze ntabwo biba byemewe cyangwa gutendeka ntabwo biba byemewe rero nimba ubimusabye akabyanga ni uburenganzira itike yawe nta kibazo igira wenda cyane nko muri ritiko ushobora kugenda imodoka ikagusiga wenda ukaba hari ako wari ugiye kugura ugasanga imodoka irahagurutse ntabwo bakubwira ngo wishyure indi tike uragendera kuri ya tike ko babona ko niyo imodoka byabaye nta yandi mahane yandi utegereza indi modoka bakagushyira indi modoka naho guhagurutsa umwana rwose tihaguruka hehe ndabona aho ngaho buri wese avuga ati ako nabonye ku rundi ruhande bari kurengera wa mwana hari abari kurengera wa mwana hari n'abari kuvuga ngo haguruka ibintu byose ni ubwumvikane ibintu bitarimo ikinyabupfura ntabwo bikunda ariko njye ku ruhande rwanjye ubundi nakugira impuhwe nakwimukira nabwo uje ukabinsaba ntawe unabikwiye nabikora ariko habayemo indi influence mu gihe naba mbyanze nta muntu ukwiye kumbwira ngo haguruka ese bakubwira ngo noneho nimba ubyanze ngwino niyo tike yawe usigara isohoka kubera ko nahita njya kubarega urumva rero nyine cya kibazo
wa mwana bahungu. Akandi kavido nyango tuganireho nakumanza ukarebe. Njye nakubyaga ngo uyu munsi ushaka kubutagiye muri siporo. Nibyo. Kavido subiza inyuma wongera ukarebe. Ni mu gitondo. Muntu nkongo agaca bugufi ibyubahira akabishyira hasi. Ubu nta kintu ubonamo. Perezida muri siporo arimo arasuhuza buri muntu wese. Ibi bisobanuye iki ku bantu bari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu? Ibyo ngibyo rero uko mbibonye ikintu bisanye ni guca bugufi. Urabona byo nyine kugira ngo mwegere ntabwo biba byoroshye, ariko yafashe umwanya wo kujya muri siporo atitaye ari uwambaye neza ari uwambaye nabi ari ufite ibitaka ari iki ntawe utamukozeho. Urumva rero n'iki se ni uguca bugufi imbere y'abaturage no kugaragaza yuko u Rwanda dufite umutekano cyane rwose pe. U Rwanda rufite umutekano kuba hari umva turisanzuye kuko nta mutekano uhari. Sintekereza ko birahari wapfa hari umuntu wapfa kubyikoresha. Ahubwo se wamugeraho oya ndavuga nawe kwegera bari abantu nuko aba yizeye umutekano w'igihugu n'umutekano nta mutekano uhari. Aho ngaho nta zindi nzego wenda zari zihari ngo nabwo zihagaze ku ruhande. Urabona ko yisanzuye mu baturage. Abanyamahanga bavuga yuko nta mutekano dufite rero wababwira iki? Abari muri Amerika n'abandi na bene wanyu bariyo n'abandi bababwira iki? Sinibaza yuko hari umunyamahanga ushobora kuvuga mu Rwanda nta mutekano dufite, kuko nimba bifata bakaza igihe cyabo bakumva ko ikiruhuko cyabo atagikorera aho ari akaza mu Rwanda nuko azi neza yuko ari umutekano. Ariko perezida babahaye urugero. Perezida babahaye urugero rwiza cyane. Nawe urebye aho ngaho muri siporo haba harimo ingeri zitandukanye. Urabona rero aho ngaho ntabwo yavuze ngo agiye gusuhuza abakuru cyangwa se babandi wenda nabo bari mu rwego rwo hejuru. Naho wa mwana w'imyaka 5 yakoze Paul Kagame ubona bahobera ari benshi. Inshuti y'abana bato, inshuti ya bose. Ijambo rimwe kuri we. Ijambo rimwe kuri njye ntabwo nabona icyo mubwira ko ibyo dukorera ni byinshi yaba abaturage si wenda hari ibyo nabivugamo ariko reka nifate gusa ndamushimira uburyo tubayeho twisanzuye kandi amahoro arahinda. N'abandi wenda bahora bafite wenda babyumva hirya twabararikira kuzaza mu Rwanda bakareba umutekano tuba dufite bakareba amahoro tuba dufite. Nta kibazo, nta muntu waguhohotera muri uru Rwanda. Ikibazo cyose wagira n'imbere ya perezida cyahagira iyo bibaye ngombwa. Iyo kidacemukiye hasi cyabura gufasha. Ijoro n'amanywa ni ukuvuga ngo ni amahoro. Ni amahoro. Aha ngaho ho ndemeranya nawe rwose 100%. Akandi ka video aka ka video ndebera. Reba gusa n'ubundi amata ntabwo ari gusohoka cyane kandi ntabwo usubiza inyuma. Ni ukuvuga ngo umunyegare arimo arishyuza n'ubireba neza. Umugore n'umugabo ikigaragara bavuye gusenga turapureyinze. Urumva umugore n'umugabo bavuye gusenga baba ikigaragara hari umuntu wari utwaye umuntu amuzanye kuri iyi modoka yanga kwishyura uyu munyegare yanze kwishyura umunyegare batangira kumutera
hari ibintu bitumvikana. Uyu mugore yaba atari kumwe n'uyu mugabo yari gutinyuka gukubita uriya musore? Uriya musore yamwereka. Kandi ikindi umunyonzi ari mukuru yamutwaye. Ese yamutwaye yumvaga atagomba kumwishyura? Byanze bikunze yagombaga kumwishyura. None se kuki yanze kumwishyura? Ahubwo aba bantu bagomba kubihanira inzego rwose mufashe umunyonzi, niko nabivuga. Kuko umunyonzi yahohotewe, yabyutse agiye mu kazi, kuko niko kazi akora, niko kamugaburira igitondo n'ikigoroba. Wenda nimba afite n'umuryango niko mu buzima bwe niko kamubesheje. Nawe muntu uvuye mu rugo rwawe kuki atagena amaguzi? Nuko yari akeneye gutega. Nimba yari akeneye gutega rero yamuteze kuko yari afite amafaranga agomba kumwishyura. Nzi neza yuko nimba yamuteze bavuganye amafaranga agomba kumwishyura. Yego. Ahubwo ushobora kwibaza ngo ni iyihe mpamvu atayimuhana, ahubwo bagatanga. Aho ni ikibazo cyane rwose. Umunyonzi yahohotewe. Nawe urabona ko yahohotewe. Aka video ka nyuma tugana ku musozo na kangaka ndebe iyo decoration muri iyo anniversaire y'abakobwa dufite. Kanongeze volume. Bamusigaye muziturusha murusha abagabo kuzima. Urebe uba kuri anniversaire nawe araza afite ibihuye na decoration. Urukona icupa rimeze gute? Icupa neza ubu bakora anniversaire urukona atazanye igihe. Aha, no kuri keke. Nkabaye bakanyota. Kuri ubu umuntu akana nawe bakabije. Kuri keke mu cyimbo cyo gushiramo iriya ntuza bashizemo icupa ry'inzoga. Uko mbashe kubibona. Hanyuma uwo bari bakoreye batunguye nawe ubwe afashe icupa ry'inzoga. Nyine kuri ubu ngubu kunywa inzoga babifashe neza, nko kunywa amazi. Hari umuntu ushobora kunywa n'ikese basinye cyangwa se niyo yasinda akumva ko nyine ni enjoy, ni umunsi we wagenze neza. Yego. Ariko mu by'ukuri urubyiruko ntabwo bari byiza, ko byanga bikunda iyi ngiyi uri kubona aho biba bikuganisha ntabwo ari heza. Ese usomaho? Inywera amata. Avukiye mu nka. Tugana ku musozo, hari ubutumwa buri ku mutima wawe wabwira abantu bakurikiye iki kiganiro, kandi tugize ikiganiro cyiza, tugize n'ubusesenguzi bwiza. Niki wabwira abakunzi bawe muri iki gihe cyane no turi gusoza ukwezi kwa kabiri twinjira mu kwezi kwa gatatu? Turabishimira cyane ko kuza ahangaha ni kubera mwebwe, urukundo mutugaragariza natwe turabakunda cyane. Tunabashimira, tunababwira ngo mwakora like, share. Murakoze cyane. Mwakoze kubana natwe. Ni Claire cyangwa se Adeline, njye ni Mr. Jean, nguko kuri Iris Rwanda TV.